Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Twongeye mbaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko bafite amanwa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo, mwabyutse mute, mwaramutse mute. Imana ishimwe cyane. Happy birthday, wavutse umunsi wa none. Isabukuru nziza y'amavuko, happy wedding day, happy wedding anniversaries, congratulations, mwebwe mufite amabirthday agiye atandukanye, ababonye ibikomeye bari gucelebratinga ya kwihangana gukomeye bari mu byago. Mana yanjye, buri munota hari uwaba abuze umuntu we, hari uwaba haba amaksida, hari ababa barwaje, abari ku bisasiro barwaye. Mana yanjye, navuga ngo mwihangane, mufate ihumure, ntabwo babyoroshye, ariko Imana ibakomeze kandi Imana ibereke ko ari yishoboye, ari yibashije, ibera hose icyarimwe, ishoboye byose, ariyo muremye. Imana ishimwe. Akanya kanone rero nongeye kuboneka imbere y'Imana, ndetse namwe kuboneka imbere yanyu aha ngaha. Shima Imana kuko iciye inzira, yongeye duhaye navuga ngo amahirwe yo kubaho, yo kuboneka ahantu. Ni ishimwe rikomeye, ni amashimwe akomeye, ntabwo tufata nk'ibintu bisanzwe, ni ibintu by'igiciro, ni ibintu byiza, ni umugisha. Last time nabwiye Imana nibishaka tuzongera tubonanira bishatse, ariko nonje mu mashimwe akomeye cyane cyane. Ndashima Imana ingariye mu buzima. Ndaza kubivugaho nyuma, ntabwo natangira ntarasoma ijambo, tutaravuga ngo aribyo mperaho. Ndashima Imana yankijije urupfu rukomeye, atake kuko iyo biza kuba gushaka kw'Imana ubu ntabwo mba nkiraha. Imana yankijije accident, Imana yashije accident ngera umuryango wanjye. Navuga ngo rero ndashima Imana, ndashima Imana cyane cyane. Gatujye mu ijambo ry'Imana, hanyuma tubone impamvu zo gushima. Yesu ashimwe. Turasoma muri Zaburi 150 umurongo wa 6, tuvuga ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Ndashaka gusoma no muri verse y'Icyongereza. Psalm chapter 150 verse 6, the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Reka ibihumeka byose bishima Uwiteka. Navuga ngo twese dufite amashimwe pe, dufite amashimwe. Nawe ubona uri mu bibazo, ubabaye, ufite agahinda, umeze nk'umuntu ukomeretse, umeze nk'umuntu ubuze amahoro, ubuze umutekano se, ubuze icyo kurya, ubuze icyo kwambara, wumva utishimye, wumva utanezerewe, hari impamvu zo gushima Imana. Niyo mpamvu navuga ngo nayo mfite topic nini mvugaho, ariko ndabona bitaribuze gukunda ko mbifatanya byose. Gusa mbemereye ko nzakora indi video vuba cyane ivuga kuri topic, ndamwiramo vuba. Ufite impamvu zo gushima. Duhereye none aha itariki ya mbere z'ukwa 12 2024, ubwabyo nishima itariki ya mbere kuko twibonye aha ngaha turi bazima. Mana yanjye, hari benshi bari mu bitaro. Impamvu ntanzira ishimwe, ushaka kubireba urwaye, wenda uri mu bitaro, nawe byakubera ishimwe kuba ukiriho. Kuko kugira ngo twumvikane, kugira ngo umuntu abashe gutanga ishimwe, nuko abagihumeka, nuko abakiriho, nuko abafite ibimenyetso by'uko umuntu nyine ari muzima. Biramutse byarangiye ntabwo byakunda, ariko ngo reka ibihumeka byose bishima Uwiteka. Ni igiciro cyinshi kwibona aha hantu nkanjye. Reka nihereho. Ndashima Imana itanga ubuzima, Imana ikiza urupfu, kuko hari impfu ziza atakuvuga ngo nuko Imana ibishatse, ahubwo ari igitero cy'umwanzi. Rero kubw'ibyo ndashima Imana cyane.
nakoze accident ndi kumwe n'umuryango wanjye, wenda tuzabivugaho, ndavugaho gake, ntabwo mbipasura, gusa nje gushima Imana kuko byari birangiye, Imana idukiza accident ikomeye cyane, ariko cyane reka nyuremo kuko twari turagenda mu imodoka ita umuhanda, tugeze ahantu nyine navuga ngo ahantu imodoka ibigenda, navuga ngo harimo babyita gute buriya, ugenda ukata, navuga ngo ahantu umuntu agomba kuba ari seriye mu gutwara, se mvuge gutyo ya ahantu hagenda hakata ya ubwo tugana epfo duta umuhanda, imodoka igiye epfo pe, ijya kugonga navuga ngo amatara, se ijya kugonga icyuma, reka mvuge gutyo kuko impamvu uvuga gutyo sorry, nge nabyita nk'ubuntu, ntago accident nabashije kuyibona, gusa numvishe ko turi gukora accident, ndabonye ko dutaye inzira, ariko ntabwo nabonye accident irimo iraba. Cyo kintu nshima Imana ko buri Imana yarebye mu mutima wanjye, we niko mbitekereza, ntabwo ndabyumara mu ndacyakira, sinzi impamvu yagenze gutyo, ariko nemera ko ari ukubera imbaraga zanjye nkeya, ntabwo byari gukunda, wenda sinzi ya, ariko tuzabivugaho neza. Ubwo ndajya mbacire muri makeya, imodoka iramanuka, ko njye nabyumvaga, numvaga iramanuka iti inzira, turagenda iyi kote, turagaruka aha, imodoka irongera yitereka mu muhanda neza, nkaho nta kibazo cyabaye. Urumva babonye ko twagize ikibazo n'abari inyuma yacu. Accident what gute bigenze gute? Rero inshuti z'Imana, iyo hatabaho kubaho kw'Imana, iyo hatabaho gukomera kw'Imana, mwari kumva indi nkuru, ariko nshima Imana ko hari ibijya biba ikabanza igatanga amakuru, abasenga bagasenga, abihana bakihana, abiyeza bakiyeza, abasezera bagasezera, ntago abantu bose bagenda bitunguwe. Niyo mpamvu nshimira Imana ko izana abakozi bayo. Impamvu zo kuvuga iki n'ishimwe rikomeye, ntago ndabya-acceptinga neza, ariko nabashije kumenya ko mu nzira z'Imana, igihe duha abakozi bayo kugira ngo tuvugishwe, tujye tubemerera. Ntago abantu bose bavuga ibinyoma, ntago abantu bose ari kuvuga ngo ko kuvugishije ashaka amafaranga, se ashaka iki, ashaka famous, ashaka iki, tujye tubasha gusaba Imana dumuka discernment, kuko ijambo ry'Imana Zaburi ya 51 niho havuga ngo umwami ntunkureho umwuka wawe, kuko umwuka w'Imana niwe ubasha kuduha kugenzura ibihe, kaguha ngo itware gutya, agenda gutya, uyavuze iki. Umwuka w'Imana niwe wemera n'abakozi b'Imana kuganira nijoro bakamenya niki kiri kuba, nibiki biri munsi y'umwuka, nibiki Satani apanga, nibiki isi y'umwijima ipanga, nibiki Imana ituganiriza, nibiki what comes next, ibintu nk'ibyo ngibyo ya. Rero uriya mwuka w'Imana tujye dusaba Imana ntukatuveho, ntukatujye kure, kuko iyo umwuka w'Imana utuvuyeho, iyo umwuka w'Imana ugiye kure yacu, iyo hajeho icyaha mu buzima bwacu, ibintu byose biba bibi. Rero nyine ubwo ngubwo impamvu navuga ngo mbivuzeho nshima Imana, nuko nabonye Imana ibera hose icyarimwe, mbona Imana ishobora byose, kandi mbona Imana izi ubwenge. Haleluya. Twajya kwiga ngo omnipotent, I think, omnipresent and omniscience. Omniscience ya Imana, omnipotent, Imana ifite imbaraga, omnipresent, Imana ibera hose icyarimwe, omniscience, Imana izi byose, ishobora byose ya.
tuzabiganiraho ko nabonye ko Holy Spirit ari full package, ni full package. Ndacyagerageza kubya understanding ariko ni bigari muri njye, ni bigari muri njye cyane 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 cyane. Nkengurukiye Imana cyane, ndashima Imana umutima wanjye, mbese sinzi urimo ura experiencinga bushyashya kugira ngo mbere mbonye Imana, ariko no kubera nyine amashimwe, no kubera imirimo yayo itangaje, no kubera imbaraga yakoze. Haleluya. Rero itariki ya mbere z'ukwa 12 nkeka ko umuntu wese ugihumeka yaba afite ishimwe, waba uri mu bibazo, waba utishimye, utanezerewe se, mu madeni, udafite icyo kwambara se, udafite icyo kurya, n'ibikoboye ni byinshi, ariko nyine navuga ngo twese turi mu mashimwe, twese imitima iranezerewe cyane, kuko umwaka ari nkaho uri kurangira dutangira undi mwaka. Rero urumva twe ko turi mu mashimwe ya reka dusome ijambo ry'Imana ritoya tubona mu Bagalatiya, Abagalatiya ibice ni 2, ukindi ku murongo wa 20 harambwira ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Amen. Ngo nambanywe na Kristo. Twe nk'abakristo cyangwa se ushaka kwizera Imana, uwizera Kristo ko ari umwami, yapfuye akazuka, ufite inshingano zikomeye zo gukora ibyo ukora, nk'umuntu nyine ugomba kubikora, atakuvuga ngo hari amategeko akureba, hari amategeko aguhana, bikora iki, wigira iki. Nabyo ni byiza kugira umuntu akomeze yikebuke, ariko ibyo dukora turi kugenya ko ntabwo ari amategeko, ahubwo nuko twambanywe na Kristo. Kubambanywa na Kristo nibyo byonyine biduha kuvuga ngo twiswe abana b'Imana. Kugupfa bwa kabiri nibyo biduha kwitwa abana b'Imana. Gupfa bwa kabiri nibyo bitugira abana b'Imana, uti kwitwa ko ushobora kwitwa ariko utari. Kuba muri Kristo, kwemera ko Kristo yapfuye akazuka, kwemera navuga ngo kwemera uriya muzuko wa Kristo ukagutengeneza, navuga ngo ukagutunganya, ukantunganya, nicyo tugira ko abana b'Imana, nicyo kiduha gusogongera kuri uriya migisha. Haleluya. Rero ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Iryo kuba ariyo navuga ngo ntero n'inkikirizo, kwiye ko ari rwo rugendo rwacu, kuvuga ngo ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Haleluya. Ntabwo ari njye uriho ukundi, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ni byinshi umuntu yabona muri iyi si ugashaka kwirwanirira se, reka no kugira ahandi nsoma ntacyo. Ni byinshi wabona bikurwanya se, bihagaze, ako ukanga kuyoborwa n'umubiri ukavuga ati Kristo niwe uhagaze muri njye, Kristo niwe uri muri njye. Kandi tukibuka ko Kristo ubwo yari hano mu isi yarwanye umurimo w'Imana pe, yarwaniye inzu y'Imana, atavuga ngo ndi muri iri dini, oya, yarwaniye umurimo w'Imana, yahaniye gukora icyo agomba gukora, ndetse aranakirangiza, aragisohoza. Tubasha kubona agakiza, tubasha guhabwa agakiza, tubasha gucungurwa, tubasha kubona ubugingo bw'iteka, kuko ubugingo bw'iteka bubonerwa muri Kristo Yesu. Waba umuntu mwiza, waba umuntu abantu bishimiye, wagira amazina, wagira umutunzi, ariko nyuma yo kuba umuntu yakita umwana w'Imana, nta bugingo buhari. Ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Nyuma y'ibyo warenzaho byose nta kamaro. Rero naravuze ati tuzaganira kuri iri jambo ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Bishatse kuvuga iki? Kristo uriho muri njye. Kristo uriho muri njyewe abasha gukora gusa hari mu mwuka w'Imana.
iyi full package. Yeah, iyi full package ni Holy Spirit. Holy Spirit niwe ubasha gukora, kuko iyo akwambuwe ntago byakunda. Kandi no kujya Kristo abe muri iki gihe cya none ko bari mwuka w'Imana. Rero Imana izakomeza idufashe tubijyanemo tubiganire, gusa wibuke ko ejo ntago twasezeranijwe. Tubonye umunsi wa none nk'impano, tubonye umunsi wa none nka kado nziza, tubonye umunsi wa none nk'umunsi twishimiramo, ariko ejo ntago bajya n'abongereza banavuga ngo tomorrow is never promised. Ntago ejo hasezeranijwe. Ejo ni it's a surprise, let's say so. Ejo hashobora kuba surprise kuri bamwe, abandi bashaka kubyuka bakaramuka bakabona ibisanzwe, kuri twe ntago ari bisanzwe, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Rero reka Kristo abe muri twe, kwa muri twe ko twemera mwuka w'Imana kandi atura ahantu hatari ikizinga, ahantu hejeje, ahantu hakeye, ahantu hameze neza. Reka aho hantu hamera neza gute iyo umuntu aye kujya kure y'icyaha n'igisa nacyo? Ubuzima urutabona umunota bwarangira, ariko hari aho tuzajya kubiteka. Umuntu rero ahategura agihumeka. Wowe ugihumeka, wowe wumvishe bashe kumva bino video, wajya mu bintu byinshi, wajya navuga ngo mu magift agiye atandukanye, mu matalenti, mu kwinjiza kw'isi, ariko gukorera ijuru rwa umuntu agihumeka. Amasengesho gusaba gusengera wove mu mubiri utakiriye Kristo, wove mu mubiri uteze udakiranutse, ntacyo yamara. Nigeze kugirirwa ubuntu mbona isi y'umwuka, abamarayika nabonye ni urabona roho y'umuntu, ubuzima bw'umwuka cyangwa soul imbere, hariho ahantu navuga ngo ariho niho nabashe kugera. cyari gihe navuga ngo ndi mu bitaro, umuntu abona biriya bintu kugira ngo wenda Imana imwigishe igihe revo imutambutsa aho imugezeho. Rero nabashe kubona ko hari revo y'abamarayika, hari revo y'ubuzima bw'umwuka. Abamarayika abantu baza ngo abamarayika bakora bate kandi abantu bafatika, cyangwa kavuga ngo abamarayika bajya baza nk'abantu. Rero hari isi y'abamarayika, isi hejuru y'ibindi bintu byose. Rero hari ahantu Imana ikorera, ukibaza ngo Imana ikoze ite? Hano niba ukijije accident, hano igakiza mu bitaro, hano Imana ikora ite? Ni handi bavuga ngo omnipresent, Imana ikora ibera hose icyarimwe. Omnipotent, Imana ishobora byose, and omniscience, Imana izi byose. Haleluya. Rero urumva ni operation y'abamarayika, ni ibintu utabasha no gusobanura. Naho rero nibaza ese ibi bintu nzabitanga gute? Gusa Imana izagenda impa ko ngenda bitanga tujya tubiganira. Ni ibintu bigari, ni ibintu birebire, ni ibintu utabasha kumva gutya nkawe keretse mwuka w'Imana yakugendereye. Kuko hari n'igihe tugirirwa ubuntu bwo gusangiza abantu amavideo gutya, ariko ntibikunde ko abantu babyumva kubera ko mwuka w'Imana ataraza. Ariko ikiza nuko hari igihe uzamva no video se, cyangwa se twamaze kuganira gutya, wenda waryama ukamera kuganirira, akakugenderera akakuganiriza akakumvisha, ukumva ko birafatika birahari. Reka ngeza ngaha video itabandinde cyane, gusa nagira ngo twibukiranye ko Kristo ari muri wowe nibyo byonyine ushaka kuguha kuba wabasha gukorera ijuru no kurigeraho. Kandi Kristo kuba muri twe ku gihe cya none ni ukwemera mwuka w'Imana kuza. Kristo ubu ntahari, ariko mwuka w'Imana arahari, kandi mwuka w'Imana azira ahantu hari icyaha. Urumva no kwiyamburika ibi nigisa nacyo. Twaba tuganiriye utarakira Kristo, twaba tuganiriye uracitse intege, twaba tuganiriye umuhagaze mu murongo. Wewe no kwigenzura ukamenya aho uri, nanjye ningiye kwigenzura nkamenya aho ndi, ukamenya igisabwaho, ukamenya ikenewe, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Wakakira Kristo, ukatura icyaha, ukiyeza, kumwakira no gukora ibyo ashaka, nibyo binezeza Imana, ndetse ukagera mu mubare w'abageni ba Kristo. Haleluya. Nawe wacitse intege wakongera ugahaguruka ukagenda. Hari benshi bacitse intege, natwe twacitse intege, gusa nyuma turongera turahaguruka, kandi birakunda. Nawe ugihagaze neza, Imana ishimwe. Ntago byoroha ko muri urugendo umuntu ahora ahagaze, ariko wowe ugihagaze umeze neza, congratulations. Icyo ugomba gukora isaha none ntago ari guceceka, ahubwo ni uguhaguruka ukavuga Kristo, nuhaguruka ukava gukomera kw'Imana, ukamamaza ubutumwa bwiza bitewe n'aho uri. Ushobora kuba uri kumwe n'abantu, ushobora gufata video, ushobora
ibyo ukora, imirimo yawe, imiterere yawe, imimerere yawe nayo ugahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Umunsi umwe hari igihe umuntu azaramuka aha ariko ntahirwe. Umunsi umwe hari igihe uzirirwa ariko nturare. Nanjye sindare, ni twese ntabwo ari ni twese, gusa dutegura aho tuzajya kubiteka, dutegure isaha n'isaha. Bavuga ngo isaha n'isaha bya dodora, urupfu rwa dodora. Rero twitegure. Turaganiriye, ndanezerewe cyane kongera kubabona. Wenda ntabwo byari gukunda, ariko Imana nyine ni uko iba yabishatse, yemeye ko uyu munsi tuganira. Hari uwo byabigiriye akamaro, Imana ishimwe. Ndetse hari n'utabizumvishe, nawe wihangane. Hari n'uwumvibye wenda ku by'accidenti, tuzabivuganaho neza uko Imana izagenda ibimaze agenda mbibasangiza gake gakeya, ariko ndashima Imana cyane, ndashima Imana cyane. Rero navuga ngo nakagaruka, Imana niyongera ikadutiza ubuzima, ikaduha kuramuka, ikaduha kubaho, tuzongera tuganire. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.